hariho bimwe nshaka kugira ngo be clear cyangwa bigaragare neza. Hariho bamwe bavuze byerekeye gufunga insengero. Ndagira ngo mwebwe nk'abizera bitorero n'abakozi bitorero nta gikuba cyacitse. Oya, ntacyo. Insengero zigeze gufungwa mu gihe cya COVID, ntabwo mubyibuka? Ariko mbere yaho hariho n'igihe mu 2018 insengero zigeze gufungwa. Ntimubyibuka? Ariko birangiye nashima Imana, iyo zidafungwa tuba tutageze kuri ibi n'ibi byo gufungwa nibituzanira ibyiza mwebwe mushobora kuba mutabona. Ikindi cya kabiri nuko igihugu cy'u Rwanda kidashobora kujya mbere kititaye kuri buri kantu kose. Buri ibyo u Rwanda rwagezeho nuko rugenda rwita kuri buri kintu cyose. Hari amatorero yitwaga amatorero yarafunzwe akwiriye gufungwa, ariko ntawufunga ayo matorero yonyine, uko byitwa discrimination. Uba watoranije abangabo ngo mwebwe ngo ndabafungiye, kugira ngo tugire ibintu tugeraho. Ibyo rwose byo kubatera umutima uhagaze hazavamo ibyiza. Nyakubahwa Meya w'akarere ka Huye,